kuri cyurebe ko dutangiye nta nukundi dutangiye murage mureba rero dutangiranye abasore babiri barimo baresurana dore ngabo hasi hejuru rwatangiye kugegerana ni ku mpande zombi game arena twatangiye ya mikino yacu muzi neza ko tuzi gutegura neza on the first time the history bwa mbere mu mateka dore ngabo abasore barayoranye kandi akumva ni mitsi ntagari ry'imikino dore ngabo ko mutangiye gufatana mu ntuza se mu ntoryi ngabo nta nukundi dutangira mukamenya ngo turatangiye nta kundi RWC dore ngabo Rwanda Wrestling ngabo nta nukundi dutangiye kuri kirebe rero championship Rwanda Wrestling Championship ukamenya ngo first in the history to be brought to you by PK Production alongside Miguel Ligas Media Entertainment. Dutangiye gutyo nibyo bita kwesurana aho ngaho ufite agatuza ararya utagafite aratsindwa nta nukundi bigenda n'ubundi mu mateka niko bigenda buryo ufite agatuza ararya utagafite agatsindwa dore ngabo we live in the world where turi mwisaho uyu ni utsinze turatangira nukundi dutangiranye Legacy Media present barakugezaho PK Production the sound video rebel there to there Rwanda Wrestling Championship twafashe haseje kuri twikuzenguruka igihugu cyose tugende dutoratoranya abantu turebye imbaraga ndetse n'agatuzo uko bagiye bakubaka ndetse n'umubiri PK Official nayo yabashe bagenzi kuba yakazamo in a cooperation with the PK Official Legacy Media the sound video rebel there to there igihugu cy'u Rwanda nkuko mukizi muzi neza bagenzi ko ari igihugu cy'imisozi ni igihugu cy'imisozi igihumbi it is a country of 1000 hills ni igihugu cy'imisozi igihumbi Vincent Mitsindo nawe akarimo yitwa Vincent Mitsindo nawe yakajemo kuri muso none ukamenya ngo nawe yakarimo muraza kumunama mu kanya gato ntago twabura kugenda taberetse uvuga ngo aho hose twarazengurutse muri iyo musozi yose ko mwireke bundi konye mbona irenge igihumbira buriya ntibatubeshye mu mibare hari ukuntu njya ndeba nkabona imisozi irenga igihumbi game arena gukirana iyo bayita imikino yo gukirana cyangwa kwesana murabizi neza ko aka karere dutuyemo ari akarere k'ibiyaga bigari ariko ibyo biyaga hafi ya byose muzi ko mu Rwanda ariho bibarizwa abantu mukeneye gutemberera n'abantu bari mu Rwanda batazi n'u Rwanda bijya binyobera buriya njye ntekereza ngo icyo mwibaza kikanyobera mujye mutembera di mukate hakurya ngiye hose za Karongi za hose mugende mureba reba ukuntu isi imeze irege yo mu Rwanda honyine uhazi buryo buzi isi yose kubera ko na New York na za Miami na za Florida aho ngaho mujya n'amazi mukurikira kandi ayo mazi tuyafite ku bwinshi amatarasi y'indinganire abantu batuye mu masunzu y'imisozi ibyo bita amasunzu y'imisozi n'abandi batuye ku mpinga irenga dore ngabo bose bariyo hose tuba twahazerereye ukamenya ngo ni Miguel ndetse na PK Productions nta nabandi nitwe tugenda tuhazenguruka ukamenya ngo bwa mbere twakoze ikintu cyitwa umukino ariko umukino twamaze kwita umukino wamaze kwemerwa bwa mbere mu mateka ukamenya ngo ni RWC Rwanda Wrestling Championship to be brought to you by PK Production alongside Miguel alongside PK Productions first in the history bwa mbere mu mateka bwa mbere mateka twabazaniye imikino imwe itajya inyuranwaho dore ngabo first in the history mu gihugu cy'u Rwanda twabazaniye imikino basanga abasore bubatse akanyama kandi bakavuga ngo barakennye kandi barubatse akanyama mukazane tukabyaza umusaruro abasore baragenda bakubaka akanyama ye bavuga ngo kandi ngo twubatse akanyama ngo kanyama wa mbere umaze kwikoza hariya mu cyumba cy'inama kanyama wa mbere dore nguwo reka twumvire icyo bavuga Mutabazi Gideon niwe kanyama wa mbere kubona tujye kubona mo bita Gideon Mutabazi ari buze kwesurana no bita Munezero Fidel welcome in the game arena guys dore nguwo Fidel buti niwe bagiye guhangana Munezero ego komana ego ko abasore ko bafite akanyama we ibi ni imikino yo kwesurana ukamenya ngo iyi ni episode ya kabiri ikinishe cyayo cya kabiri dukomerejeho
Mugambire twakoze igice cya mbere mwigerageza dukomeza imikino imaze kuba imikino nta gukoresha igihugu turakizenguruka nta gukoresha ukanda ku ntoryi ukora mu kananwa amaso. Amanota tuyabara mu buryo butatu, ni inota rimwe, ni amanota abiri, ni amanota ngahe atatu. Inota rimwe no gusohora umuntu ikibuga, amanota abiri no gutura umuntu hasi akagwisha ikibuno. Mubwiriza yarakomeje aravuga. Atatu no gutura umuntu hasi akagwisha ikibuno n'umugongo. Mubwiriza yarakomeje aravuga dore ngabo. Muruzi wowe ni wotsinda kugeza iminota irangiye. Minoti hari buri mukino ni minota 5 kuruhuka no munota umwe dore ngabo. 5 wemera gusaba tamoro mu gihe ugize ikibazo. Uramutse ugeze impungenge ibyo urabitubwira. Umubwiriza aracyavuga. Ukamenya ngo Rwanda Wrestling Championship turatangiye nta kundi. Kora hano sha. Kora iki ko ngiye kukwisa nkakwisura nkakurahira iyo wacu babaga dore ngabo. Yahereye ku maguru. Uhereye ku maguru ntago uhera ku maguru. Ahangaha dushaka abantu batari ukubikirana ariko reka tuvuge ko nyine bamwicaje akabuni yamaze gashyira hasi. Agatafari yamaze gakandagiza hasi dore ngabo. Agatafari ka mbere hasi. First in the history dore ngabo bwa mbere mateka. Rwanda Wrestling Championship bwa mbere mateka. Usore buraho harimo agasore hano karumagaye wagira ngo nta nyama kagira ngo ni imitsi gusa dore ngabo. Bakita Fideli dore ngabo. Ka Fideli kandi hari ukuntu ka Fideli butiga komeye wagira ngo nagati keze ku ngabo baresurana yarayoranye birayorana ago komana birayorana ko icaje akabuno n'umugongo sha wicaye nk'umutimbwe pe. Ndafana ndaho hafi ndafana mbegereye. Fideli uko ari gutsindwa ra mwegere musubire mu mukino ntago urarangira. Buri mukino na manota ngaha 3 hari umaze gutwara 2 dore ngabo. Gakino karacyagiye iki cya kabiri cy'icyo twahereyeho ubwa mbere ngabo. Barongera bakora hasi hejuru kumbe wanaye hanze. Fideli naye nazamuke. Murage mureba rero tuba twazengurutse impande n'impande tugatumira imikino igakomeza karusha kugenda ijya mbere. Basore baraho bari kumva nicyo bita umutsi ariko sha kuri kunyira igita unyira igiti bikise nawe kunkorakora kufasha akaguru se wafasha ibitugu se ngabo akicara n'umugongo hasi cyarimwe. Ferdinand arimo aratsinda ngabo kanyama kumbe kanyama kugira ngo umenye ko ari umukazirizi yaje yambaye n'amakora we. Kuko zena kubuntuza se kandi oya mukino nubwo utsinze ariko wari wibye yarakanze habi ngabo. Abasore baraho babwiye ko tuzazenguruka igihugu cyose. Ntago ari ibyo gusa no mu bindi bihugu tuzatangira kubatumira mu minsi izaza. Hajyo kugenda mukagira akanyama gusa ugasanga mufite imibiri muza mutubeshya ngo mufite akanyama kandi ari imibiri gusa. Mubyembye nk'ibitumbo reka hano zumvirwa. Hano tubumvira sha. Barababeshye sha. Aho niho zumvirwa. Aho niho tubumvira kabisa tukumva ko ari sawa. Ngabo. Kurikira wirebere rero. Birarangira bite kumbe Fideli nawe. Fideli urimo uragenda udagadaga nk'inkoko. Fideli wagira ngo ni isake neza. Uri tayari yego nawe inange nuko mukino bagenzi agomba gukomeza. Amanota 9 kuri buri ruhande ntagaragerwaho kandi iminota yo gukina cyahari. Buri cyiciro bari iminota 5 ikindi cyiciro iminota 5 iminota iracyahari ariko mu cyiciro cya mbere mutubanze bamaze gutsinda yose ubwo mukino twe turawusoza kubera ko amanota yawe ugomba gukora bamaze kuyageraho. Kupata amaboko reka ahangaha nukumva reka ranyura akagurusha uyora iki ko ari gihe wamenyere kukuyora ubundi rugondi heneze ki kubita akabuno ko ntago kahageze oya shyiramo n'ibitugusha mureke ngo shyiramo n'ibitugusha ngo mureke twongeye twagiye haya kurikira wirebere rero birarangira bitera biraherera hehe rero we namazerega kukwibonera ubu ngubu ni gutya umuntu abamaze kugushyira hasi
buriya nakugandaguye ubu nakugangahuye ubundi mu kinyarwanda buriya nakugangahuye reka barakubeshye urahicara tu rego ubu nakushyizemo ngabo ugena baye bwana wabaye seti ndakomeza ngushyire hasi ngabo ndakomeza ngushyire hasi ubu nakugangahuye rwa kuvuga ati naguhaye dushyiremo katamoro Fidel akeneye kuruhuka birimo biranga umeze neza nta kibazo ufite Fidel umubwiriza akomeje kuza kureba neza Fidel kumbe hari ukuntu abantu hariya bakubitwa bakabeshyera ibyatsi ngo natokowe ugasanga umusore ngo yatokowe kumbe yahawe akajya kubeshyera ibyatsi twongeye gutangira bundi bushya we start again tangira bundi bushya twatangiye gutya kumbe barakubeshya ariko sha noneho wamenyereye kamenyero yakoze ukuntu akora ukuntu urajya hasi urabeshya naye ndakwegura urabeshya gusa ntago ujye gukana uragashyira hasi nabarakubeshya uragashyira hasi kandi mwese mwaduhashyize utwicara bose badushyize hasi uko ari babiri turebe uwaje kubanza undi mbere ninde Fidel kabanje kujya hasi agashyiraho mugenzi we bose baragandagurana dore ngabo rubirira dore ngabo rubirira ruri gusubira rwari ruturutse dore ngabo urajyaho ikibuno cyahageze rega nawe gisubizeyo dore ngabo ni kabiri rurabira rusubira rwari rwarabiriye dore ngabo rubirira hakurya iriya haya bemeye twemeje ngabo hayinya kurikira wirebere rero birarangira bite biraherera heherera gute bite we yake haya ngabo barimo barayorana ni babiri deza de dore ngabo kumbe rugondi henaho yarariye undi namukurura nuza dore ngabo turahajyana urabeshyira ubusa iryo ni rimwe sha ntabarakumenyere ntuzagire nk'agafushaka imvugwa rimwe sha ntago ndagafushaka iwanyu sha ngabo kumbe ngabo urahajya tu haya Fidel ikibuno washize ikibuno hasi bwa mbere wabanje ikibuno bwa kabiri wakibanza wirwanaga ariko cyahageze musifuza arareba arakanuye wagira ngo afite amaso nk'ibizuru bya kamera wagira ngo arakanuye nka kamera neza abasore bagenzi bashize aho niyo bita ngo kumva ni imitsi nta gikoresho nta nkoni nta cyuma nta buye nta musenyi ibyo byitwa kumva ni imitsi haya jyewe se ugira ngo buriya sinashize kugira ngo se njye ntiwamaze ariko uretse kwihagararaho kano kaguru ntago ariko nta kundi byanga bikunda ntago ndi bunyicaze byanga bikunda no kwihagarara naho ubundi hano nkubwije kuri nanjye napfuye pe shira nyine nkuri shira ngusoze dore ngaho shira ngusoze nkubwije kuri nanjye hangaha nashize pe shira nyine ngusoze haya ushira ngusoze nkubwije kuri nanjye nashize pe ngo shira nyine ngusoze aka kare cyajyayo gakomeje kajyayo dore ngabo ngo yashize ngo shira nyine ngusoze iminota yarigeze ku bagomba bagenza abasore kuruhuka muragiye mureba rero icyiciro cya mbere cyari kimaze kurya ngabo amanota yabazwe reka natwe twumva umubwiriza icyo arimo aravuga basubiyemo bwa kabiri ikiruhuko cyari kimaze kurangira ni wa munota umwe nk'uko bisanzwe ntabwo bijya bitinda kamenya ngo Peak Production alongside Miguel turahibereye ngabo niho turi kumbe umusore bagenzi bagarutse Karungu yari amavubi yamukize hasi nakakuronga yabinikira yamurahiye bene wabo ndimo ndareba ngabo mukino rero gutya tuvugana umutsinzi w'umukino n'uyu ariwe Feredi ngabo man duhane peace man uranyemeje
uranyemeje nubwo nabonaga ndi buku Fideli ndetse yakinanye no bita Gido mwatangiye match ubona ko ari match ishimishije mbwira reka duhere ku rubanza aho tuvugana gutya Gideon ni ugaragara ko yatsinze match yari match nziza yari match ayo ni amakuru y'abakinnyi bari kutubwira uko byagenze dushiramo ikivandimwe byari byiza cyane ibi ni ibintu byiza cyane bihuza abantu reka tuze dukomeza imikino yacu bayise ngo iki RWC Rwanda Wrestling Championship yakora bikaza kabisa okay kuba utakomeje cyangwa se utabasha gutsinda ukomeze biraguca intege ntabwo byanca intege ahubwo ndakora rihasa nyinshi umwitozo mwinshi nanjye ndebe ko nanjye natera imbere kabisa turagushimiye nanone abasore hano hose muherereye mu gihugu turimo turabwira twagarutse kuri Gideon wabashe bagenzi kwegukana intsinzi Gideon tubwire uri muri yumva intsinzi kuba nayegukanye ni byiza cyane none abantu bavuga ngo nitwa Bill Branks ngomba kubigaragaza no hanze nkazajyayo turakujyana sigaye imyitozo kuri nge nkayongera n'abandi mwese turabajyana twatangiye fast in the history we start the game gusa uyu mukino mbere mateka dutangiye umukino ntago ari ukurwana ntago ari ukwangirizanya ahubwo ni imbaraga tekinike twabishyira n'ubwa mbere okay ni ubwa mbere urumva ari umukino uzakomeza n'ubwa mbere mu cyiciro cya kabiri dore ngabo haka n'izuba turigezeho kabisa twagiye rero